turabashimiye cyane bakunze ba Savugweneza Official. Uyu ni umuyoboro mukurikiraho indirimbo z'Imana, ijambo ry'Imana, ndetse tukaba tunabazaniye ikiganiro cyitwa umusore azeza inzira yate. Iki kiganiro uyu mutwe wacyo cyangwa se izina ryacyo twarikuye muri Zaburi 119 ku murongo wa 9. Turaza kuhasoma twumve uko atubwira. Niba usanzwe bana natwe kuri uyu muyoboro, ushobora gukanda like ukatwereka yuko wakunze ibyo dukora. Ku mwihariko w'iki kiganiro wawe wagikunze ugakora like, ndetse ukaduha na comment cyangwa se ubutumwa utugaragariza uko ibintu wenda ubibona, niba uba wabikunze. Niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu muyoboro, ushaka gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana, cyangwa se ibiganiro dukora, ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo bigeze kuri uyu muyoboro bizajya bikugeraho ku gihe. Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu rero cyitwa umusore azeza inzira yate. Turaza gusanga iyi ntego muri Zaburi 119 ku murongo wa 9. Kizajya gica kuri iyi channel. Tuzajya tuganira twifashishije amagambo atandukanye yo muri Bibiliya, ndetse n'ibindi bitabo zaduhuza n'amagambo yavuzwe n'abandi bantu batandukanye, kugira ngo turusheho kuba mu nzira, tureba uburyo twakezamo inzira yacu, cyangwa se tureba uburyo ki twakifashisha kugira ngo dukore ibyiza bishimwa n'Uwiteka, tuzabashe natwe kugera mu ijuru. Duhora turirimba twabwirijwe kandi duhora tubwirwa. Hanyuma rero iki kiganiro umunsi ku munsi uko kije kizajya kiba gifite intego itandukanye ni ushize, ariko n'ubundi cyitwa umusore azeza inzira yate. Kuba ikiganiro cyitwa umusore azeza inzira yate ntabwo bivuze ko kigenewe abasore, nta nubwo bisobanuye ko kigenewe abantu batoya. Nuko ariyo nyito twagihaye, ariko twashaka kugaragaza uburyo cy'umuntu yazezamo inzira ye, tubiganiraho tugahuza ibintu bitandukanye, kugira ngo turebe uburyo twakwitwaramo, kugira ngo turebe uko twazagera mu ijuru tuvuga, duhora tubwirizwa cyangwa se tunaririmba. Imana rero ibahe umugisha. Ngiye kubanza dusome ijambo navuze haruguru ryo muri Zaburi 119 ku murongo wa 9, hanyuma duhite tuganira ku ngingo y'uyu munsi. Ikiganiro kizajya kiba cyitwa umusore azeza inzira yate, ariko gifite ingingo umunsi ku munsi, uko kije gifite ingingo zitandukanye. Hanyuma reka dusome muri Zaburi 119 Zaburi 119 ku murongo wa 9 haranditse hati: umusore azeza inzira yate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Ngo umusore azeza inzira yate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe rigira gute, ritegeka. Imana itugirire neza. Hanyuma rero nk'uko iri jambo ritubwiye, natwe tukaba twarafashe iri jambo tukarigira insanganyamatsiko cyangwa se izina ry'iki kiganiro. Iki ni ikiganiro muzajya mukurikira cyane, kandi kizajya kiza buri gihe gifite ibintu bishya bitandukanye n'ibyo twavuzeho, kugira ngo bene data turusheho gukomezanya, turusheho kumenya uburyo ki twakora n'Imana, cyangwa se turusheho kumenya uburyo ki twabasha kurwana uru rugamba turimo, kugira tuzaneshe iyi si, hanyuma tuzagabirwe ibyiza. Uyu munsi rero iri jambo ritubwiye uburyo umusore azeza inzira ye, ngo azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Nta bundi buryo twakezamo inzira y'Uwiteka uretse kwitondera icyo ijambo ry'Imana ritegeka n'icyo ritubwira. Iri jambo rero ririmo ibintu byinshi, kwitondera inzira. Hano nubwo handitse umusore, ushatse wavuga uti umuntu uwo ari we wese yakeza inzira ye ate. Umuntu mukuru, umwana,
uwo ari we wese yakeza inzira yate kugira ngo abashe kugera hehe mu bwami bw'ijuru, cyangwa se abashe kugera hehe ku byo Imana yamuteguriye. Icyo Imana yaduteguriye nta kindi, ni ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo buhoraho wabugeraho ute? Nibyo rero tuzakomeza tugenda tuganiraho ingingo zitandukanye, amagambo atandukanye tuzasoma, ibintu byinshi tuzumva byo kudufasha kugira ngo tugere gute, tugere kuri ibyo byose, tugere kuri ubwo bugingo buhoraho. Numva neza iki kiganiro ukumva uragikunze, ntuzareke gukora like, kwereka ko wagikunze, kandi comment yawe irakenewe kugira ngo tubwire uko ubibona, ibyo twakongeramo ndetse n'ibyo twakuramo. Uko ubishaka kose uzajya uduha ubutumwa bugufi. Hanyuma rero ndabashimiye cyane, nge tuzajya tubana muri iki kiganiro. Nitwa Ndacyayisenga Eric, Imana ikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi rero dufite intego ivuga ngo mbese byashoboka ko wanezeza Uwiteka akakugabirira ibyiza. Turabisanga kugira ngo tuze kubyumva neza, turaza kwifashisha ijambo ry'Imana. Turasanga muri Samweli, mu gitabo cya Samweli wa mbere, ibice 16 ku murongo wa 11 tugera kwa 13. Ntabwo ari muri Samweli gusa turaza gusoma, turaza kwifashisha n'ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cya Yobu. Imana ikomeze kutugira neza. Duhere muri Samweli wa mbere, ibice 16 ku murongo wa 11. Haranditse ati, Samweli abaza Yesaya ati, abana bawe bose naba? Ngo Samweli abaza Yesaya ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesaya ati, mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira, amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, ni wewe wuwo. Samweli ahera ko yenda ihema ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Imana ikomeze kutugira neza. Iri jambo rero dusomye riraza kudufasha kumva neza iyi ngingo y'umunsi ivuga ngo mbese byashoboka ko wanezeza Uwiteka akakugabira ibyiza. Dusomye rero ijambo tugiye kwifashisha ritubwira ukuntu Dawidi yanejeje Uwiteka. Ushobora kuba utumvise ngo Dawidi yanejeje Uwiteka, ariko bigaragara yuko, cyangwa se amateka tubwira yuko Imana yanezerewe umutima wa Dawidi, uko Dawidi ameze, uko ayumvira, uko Dawidi yirinda ibibi, hanyuma bituma Imana imugabira. Nibwo rero yatumye Samweli kwa Yesaya kugira ngo ajye kwimikayo umwami. Ariko Samweli nawe agenda atazi uwari buze gusukaho iki amavuta. Hanyuma amaze ngo kugerayo, nibwo Yesaya yazanye abahungu be, akazana kabisa abasore cyane, abafite imbaraga. Ariko Samweli yajya kubasukaho amavuta, Imana ikamubwira ko atari bo yishimiye. Bivuze ngo Imana yari yanejejwe cyane na Dawidi. Nicyo ndi gushaka kuvuga, yuko nyine umuntu yanezeza Imana. Umusore azeza inzira yate, niko ikiganiro cyitwa. Bivuze yuko Dawidi yagerageje kunezeza Imana, kandi rwose yabigezeho. Ariko hari ibintu byinshi byagombaga gutuma Dawidi wenda atanezeza Imana. Urugero, Dawidi batubwiye ijambo ry'Imana ritubwiye ukuntu yari umusore mwiza kandi ndetse w'inzobe w'uburanga. Abasore benshi navuga babandi tuvuga b'uburanga, usanga kenshi akoresha uburanga afite, akica ibintu, agasambana,
agashuka abana b'abakobwa, ugasanga arakora ibintu bibi bidafututse bishobora gutuma Imana itamwishimira. Ariko Dawidi we yarifashe, ntabwo Imana yari gutoranya umuntu wibera mu busambanyi, wibera mu bujura, wibera mu buhemu. Ntabwo byari gukunda. Ntabwo ari we yari guhitamo ngo ajye kuba umwami w'ubwoko bw'Uwiteka, kuko Isirayeli bivuze ubwoko bwera. Isirayeli bivuga ubwoko bwera, ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli. Rero ntabwo Dawidi yari gutoranywa muri ubwo buryo ngo ajye kubuyobora atari uko abanjije kuba anezeza Imana. Urumva rero yuko hari ibintu yirinze. Icya mbere, yari umusore afite ingufu. Ntabwo yakoresheje ubwo busore afite ngo ajye guhemuka, ajye gukora ibintu by'ubujura yambura abantu. Oya, ahubwo Dawidi yitwaye neza, anezeza Imana. Umwana wese uri kuvuka muri iki gihe, uwavutse mu gihe cyashize, umuntu mukuru cyangwa se umuntu uri kugenda aba mukuru, buri wese ashobora kunezeza Imana. Ntabwo ibingibi ari iby'abasore gusa. Ushobora kuba ufite uburyo ushobora kuba wakoramo ibintu bibi ntibimenyekane, cyangwa se ukumva birakunyuza, ariko ibyo bibi uko ubireka aba ari ko urimo kunezeza Imana. Bivuze yuko kunezeza Imana ni ukureka ibintu bibi wari gukora bikaba byakunezeza, cyangwa se ukaba wari ufite ububasha bwo kubikora ibyo bintu ari bibi ukabireka. Iyo ubiretse icyo gihe uba unejeje Imana. Kandi ntabwo kureka ibintu bibi ari cyo twavuga ko ari ukunezeza Imana gusa. Hari ubundi buryo bwo kunezeza Imana. Kunezeza Imana uyikorera. Iyo ukoreye Imana ugira gute? Uba uyinejeje. Iyo ukoze umurimo w'Imana yaguhamagaye uba uyinejeje. Buri muntu wese muri iyi si afite misiyo, afite icyamuzanye muri iyi si. Twese rero nta kindi. Bibiliya itubwira yuko ikintu twaremewe ni ugufasha Imana kugira gute? Kwamamaza ubutumwa bwiza. Rero kuba tugomba kwamamaza ubutumwa bwiza, ntabwo nanone bivuze ngo abahanuzi, abavugabutumwa, abapasiteri n'abandi, abapadiri n'abamaseri ngo nibo banezeza Imana kuko bavuga ubutumwa bwiza. Oya, twumvikanye yuko niyo uretse ibintu bibi burya ubuvuze ubutumwa bwiza. Kuko niba wari ufite ubushobozi bwo kuba wasambana ariko ukanga gusambana, umuntu ashobora kuzagufatiraho icyitegererezo akavuga ati kuba runaka adasambana kandi yakabikoze, ubwo nanjye mufatiyeho icyitegererezo ndabiretse. Kuba runaka yakagombye kuba arenganya abantu kubw'imbaraga afite, wenda ni umuyobozi runaka, ariko kubera yuko atarenganya abantu nanjye mufatiyeho icyitegererezo, icyo gihe ubuvuze ubutumwa bwiza kandi ubunejeje Imana. Ushobora no kuba utari umuyobozi, tuvuga uri umwarimu rwose, wigisha muri secondary, muri kaminuza cyangwa se n'ahandi hose mu buryo butandukanye abantu baba barimo. Iyo ukoze uwo murimo neza, abantu ukabaha amanota bakoreye, ntuvuge ngo kubera ko uri mwana wo kwa runaka tuziranye bankoreye wenda ibintu bibi ngomba kumuhemukira nkamwima amanota nkamusibiza. Ntumusibize kubw'ibyo ngibyo. Cyangwa se ukavuga uti kubera yuko iki cyane ari cyo kwa runaka reka ngihe amanota kigenda ariko ari igiswa nta kintu na kimariye. Ibyo ngibyo ntubyiteho. Ukavuga uti ngiye gukora icyo nkwiriye gukora, ndamuha amanota akwiriye kandi ndamuha ubumenyi nk'uko mufite uko abukwiriye. Icyo gihe nawe ubunejeje Imana. Uba ukoze iki? Uba wamamaje ubutumwa bwiza. Umuntu wese uzakureberaho akavuga ati uyu mwarimu akora neza kandi binatanga binyuze mu mucyo, icyo gihe uzamukozeho umurimo mwiza kandi uzamubwirije ubutumwa bwiza, kandi urumva uzaba unejeje Imana. Bisobanuye yuko iyo ukoze umurimo wawe neza ushinzwe, icyo gihe uba unejeje Imana. Tuvuge uri umukontabure mu bigo runaka, icy'amashuri, bizinesi cyangwa se n'ahandi hantu. Ntuzajye wifashisha izo mbaraga ufite zo kuba uri umukontabure ngo ukore ibintu bitari byo. Navuga nk'urugero, ushobora kuba uri umukontabure wenda unashinzwe gutegura imishahara y'abakozi, ukaba uri umukontabure ushinzwe no guhemba wenda abakozi mu gihe mudafite wenda ubishinzwe.
ariko ntuzakoreshe izo mbaraga ufite ngo wime abantu umushahara wabo cyangwa se ubake n'ibyo bari bagenewe, uvuge ngo wowe wakoze amakosa tugukasa aya ngaya kandi ukayamukata kubw'ubwende, ukayamukata wenda bitari bikwiriye. Ntabwo ari icyo gusa, nawe ushobora gutekereza ibindi bintu ushobora gukora bishobora gutuma uhabwa umugisha cyangwa se ntuwuhabwe. Rero bivuze yuko gukorera Imana cyangwa se kunezeza Imana, nicyo twari turimo tuvugaho. Ntabwo ari uko wenda ugiye mu muhanda ngo ubure umubwirizabutumwa cyangwa se uri mu nsengero, ubikora nawe icyo gihe aba arimo kunezeza Imana. Ariko dusanze ari imirimo myinshi yatuma unezeza Imana. Iyo ukoze neza mu murimo urimo, uba urimo kwamamaza ubutumwa bwiza kandi uba urimo gukorera Imana. Rero iyo ukoreye Imana, tuvuge turi kuvuga wowe kontabule, iyo ukoreye Imana muri ubwo buryo, iyo ukoze umurimo ushinzwe neza, ukamenya yuko nta bantu ukandamiza kubw'imbaraga ufite muri icyo kigo urimo cyangwa se muri iyo business urimo, icyo gihe uba urimo gukorera Imana kandi uba urimo kwamamaza ubutumwa bwiza. Uzabona abantu benshi bavuga bati ariko uriya muntu rwose n'Imana y'u Rwanda, uriya muntu rwose aritonda. Uko ubona unejeje umwana w'umuntu kandi rwose nawe ubizi ko nta manyanga washyizemo, menya yuko icyo gihe n'Imana nayo birimo kukunezererwa kandi uba urimo kwamamaza ubutumwa bwiza wahamagariwe muri iyi si. Imana ikomeze kutugira neza. Dawidi rero yari afite ubushobozi bwo kuba yaba indaya cyangwa se yagenda yaba umusambanyi ari umusore, ariko tubonye yuko Imana yaramushimye. Ntabwo yaba umusambanyi ari umusore kandi yabashaga no kuzajya yegeranya abashumba akabakubita baragirana bo mu zindi nzuri, ariko ibyo ntabwo yabikoze nubwo yari afite imbaraga. Icyo gihe niho Imana yamushimiye, ikabona yuko Dawidi akora umurimo yahamagariwe neza. Yari ashinzwe wenda kuragira intama. Imana rero imutoranya muri abo bungeri, ibona yuko Dawidi wenda niyo bamwe bavuze bati tujye gukora urugomo, Dawidi ntabwo ajyayo. Iyo bamwe bamushutse ngo twibe biriya, ntabwo Dawidi abikora. Iyo bamwe bamushutse bati dufate uriya mukobwa ku ngufu, ntabwo Dawidi agira gute abikora. Rero imbaraga yari afite ntabwo yazikoresheje akora ibintu bibi, ahubwo yazikoresheje akora ibyo yahamagariwe, kwari kuragira intama no kuzirinda. Ibyo rero yabikoraga neza. Yakatubereye urugero rwo gukora ibyo twahawe tukabikora neza. Iyo ubikoze neza rero niko urimo kunezeza Imana. Niki rero kiva mu kunezeza Imana? Ikiva mu kunezeza Imana ni ibyiza. Imana ikugabira ibyiza. Dawidi yanejeje Imana, Imana imutumaho Samweli kugira ngo amwimike, kandi Imana imutoranya muri bene se ndetse no mu bandi bashumba yaragiranaga nabo n'abandi bantu bose bari iwabo rwose. Rero Imana ishobora kugutoranya ikaguha umugisha, yego, kandi ikaguha umugisha mwinshi cyane. Ishobora kukugabira ibyiza rwose kubera yuko wayinejeje. Nawe rero uko yitwaraga neza agakora ibikwiriye, akamenya yuko nimba ari ugusenga agomba gusenga, akamenya yuko nimba ari mu kazi aragiye intama agomba kuziragira akazicungira umutekano, akamenya yuko nta biba agomba kwitwaza agomba gukora yitwaje ko afite imbaraga, afite uburanga, afite ibiki n'ibiki. Ibyo byose nibyo byatumye Imana imugirira neza. Rero Imana yamuhaye iki? Yamuhaye kuba umwami. Nibwo Imana yategetse Samweli kujya kubwimika rwose, amusukaho amavuta yuko abaye umwami. Imana itugire neza. Ubwoko bw'Imana rero tumenye neza yuko hari ikintu wakora, hari ibyo wakora ukanezeza Imana. Iyo umaze kunezeza Imana rero iguha iki? Ikugabira ibyiza. Nibyo iyi nsanganyamatsiko ikivuga, nicyo twari turimo twibaza cyane ikibazo, ngo byashoboka ko wanezeza Uwiteka akakugabira ibyiza. Ahangaha turasubijwe kandi rwose nibyo. Reka twifashishe irindi jambo turasanga mu gitabo cya Yobu ibice 42 ku murongo wa 12. Ariho duhera. Haranditse ati, nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000, kandi abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa w'imfura mwita Yemima, uw'ubuheta mwita Keziya, n'uwa 3 amwita Kereni-Hapuki. Kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa ba Yobu. Nuko se abahera
nani hamwe n'abasaza babo. Hanyuma yabyo Yobu amara imyaka 140 abona abana be n'abuzukuru ndetse n'ubuvivi. Nuko Yobu apfashaje ageze mu zabukuru. Yobu nawe umutima we wanejeje Uwiteka. Imana yitegereje ukuntu Yobu yaciye mu bikomeye, ariko Yobu yari afite ubushobozi bwo kuba yavuga ati iyi Mana nyivuyeho. Yego, nkuko yabibwirwaga. Inshuti ze zarabimuhatiye, na amateka mwasoma muri Bibiliya, zarabimuhatiye kugira ngo areke Imana. Zijya zaho ndetse zivuga yuko yacumuye. Umugore we yamuhatiye kuba yareka Imana, ariko Yobu aramubwira ati uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ntiyamwita umupfapfa kugira ngo atamubarwaho icyaha, ariko aravuga ati uvuze rwose nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Yobu rero ibyo byose agira gute? Arabyakira, yakira uko bamubwira, uko bamutoteza, bamubwira wakoze ibyaha, bamubwira ihakana Imana, ariko Yobu yanga kwihakana Imana. Akora icyo yari akwiriye gukora, ni ukunamba ku Uwiteka. Yanambye ku Mana, ndetse n'igihe yageze aho agacika intege, yageze aho asaba imbabazi, abwira Imana ati nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Yobu aca bugufi, agira gute? Asaba imbabazi, avuga ati rwose nzi ko ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Yobu rero anezeza Imana. Ubwo buryo bwose yabayemo, uko yigiye yitwara, avuga ati ibi bibi ndabiretse, reka nkore ibyiza, ntabwo ndi bwihakana Imana, reka nkomere ku Mana, nubwo bino bigiye niyo yabimpaye, ishobora no kubyisubiza. Navuye mu nda ya mama ntacyo nzanye, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Naje nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Nta mpamvu rero kugira ngo mve ku Mana yanjye. Yobu rero ibyo ngibyo nibyo byatumye anezeza umutima w'Imana. Uko yakoraga kose kwanejeje Imana, bituma Imana imugabira ibyiza. Twumvise ukuntu Imana ngo yahiriye Yobu, hanyuma ngo imuhingamiya, imuha abahungu 7, abakobwa 3 irabamuha, ngo ndetse baza ari beza cyane kurusha abandi bantu bose. Ikirenze ibyo, ngo Imana yahaye Yobu kubona abana be, abuzukuru ndetse n'ubuvivi. Ngo Yobu yapfuye ashaje rwose, ageze mu zabukuru. Bivuze nta mugisha warengu kubona abana bawe, ukabona abuzukuru, ukabona ubuvivi rwose, kandi ugapfa ukiranutse ugeze mu zabukuru. Uba ari umugisha ukomeye. Ushobora gupfa utageze mu zabukuru kuko ari igihe cyawe kigeze, ariko waranejeje Imana, ugapfa ntacyo wicuza, uvuga uti nta kibi rwose nakoze. Icyo gihe nawe warakoreye Imana kandi waranejeje. Rero Yobu yanejeje Imana, imugabira ibyiza. Ni igisubizo cy'iki kibazo twari twibajije, niba umuntu byashoboka ko yanezeza Uwiteka akamugabira ibyiza. Rero dusanze koko ari byo. Yobu yanejeje Imana, aneza umutima w'Imana, ibyo yakoraga binezeza Imana, imugabira ibyiza, irongera imusubiza ibyo ndetse imuhira ngo kuruta mbere. Dawidi rero nawe twabonye yuko yanejeje Uwiteka, hanyuma Imana ikamugabira ibyiza. Ibyiza yamugabiye ni ukuba umwami. Urumva rero kuba Imana yarimitse Dawidi ni iby'igiciro cyinshi, kandi rwose nibyo. Ushobora kwibaza ngo ese mbaye ndi mu kazi, umuntu akampa ruswa, nshinzwe wenda gutanga akazi, umuntu akampa ruswa, yamara kumpa ruswa nkamuha akazi, kuba muhaye akazi si ikintu cyiza naba nkoze? Nyine icyo kibazo wakibaza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ako kazi ujya kugaha umuntu wabanje gukora ikintu kibi cyitwa kwakira ruswa. Mu by'ukuri icyo gihe ntabwo unejeje Imana, nta nubwo uri gukorera Imana, kubera yuko bwa butumwa bwiza twamamaza, dushinzwe kwamamaza muri iyi si, we ntabwo ari bwo wamamaje. Uwo muntu uhaye akazi nyuma azajya yitegereza uburyo byaciyemo kugira ngo abone akazi, abone yabanje gutanga ruswa. Iyo ruswa yaguhaye rero bizatuma avuga ati nta kintu, nyine agucireho iteka, avuge ko ari ibintu bibi, nawe rero usange ntabwo ari ubutumwa bwiza wavuze. Ntabwo umuntu azagenda avuga ati nyamara uriya muntu rwose yakoze neza, yakoze ubutumwa bwiza, hari icyo yakoze. Oya, icyo gihe icyo azajya yitegereza, azajya yitegereza ya ruswa. Kandi ntabwo ari ukwitegereza ruswa gusa, n'Imana yo mu ijuru ntabwo yakwitegereza ngo ibone warakoze ibyiza. Nubwo waba waratanze
imirimo ku bantu barenga miliyoni, ariko haragiye ubaka ruswa, ndetse niyo abo bantu baba bari bashonje, icyo gihe ibyo wakoze ni imfabusa, ntabwo wigize unezeza Imana, kubera yuko wabanje kugira gute kwakira ruswa, kandi ruswa urabizi yuko ari ikintu kibi ndetse ari n'icyaha. Icyo gihe rero niba wibaza yuko wakora ikintu kibi kugira ngo ukore icyiza, menya yuko icyo gihe waba ukoze ikosa. Hanyuma rero ushaka kwibaza ngo ni ubuhe buryo ki umuntu yakoreramo Imana kugira ngo inezeze hanyuma imugabire ibyiza. Ni uburyo bwinshi wakoreramo Imana, ni uburyo bwinshi wanezezamo Imana. Nukora umurimo ushinzwe, natangiye mvuga ni umuntu wese muri iyi si afite misiyo ariho, afite icyo yahamagariwe gukora. Ushaka kuba ufite amafaranga, Imana yaraguhaye rwose amafaranga, wibuka yuko ayo mafaranga uyifashishije ugira neza abantu, uhereza akazi abantu, ubwira abantu uti muze mu mpingire, yego niyo mpamvu tuyafite, niyo mpamvu abantu baba bayafite. Tuyafite tugomba kuyakoresha, ntabwo ari ngombwa ngo ntuyakoreshe ngo bizagaragaza ko wirata ngo nutanga akazi. Oya, nuha abantu akazi, imirimo, uti muze mu mpingire bishyure. Icyo gihe uzaba uvuze umurimo, uzaba ukoze umurimo wawe ushinzwe, kuko uwo muntu naza azabona ibyo kurya, namara kubibona agende rwose agubwe neza, agende ashima Imana ati Mana wakoze ko wampaye icyo kurya. Hanyuma numara kubikora rero gutyo urimo unezeza Imana, icyo gihe bivuze yuko utemerewe kuvuga ngo ariko kiriya ngo kigira gute, ngo ni ibikene, ngo biriya ngo ngomba kujya mbiha ibyo kurya. Oya, ahubwo nimba ufite n'ibiryo mu nzu, ugomba kubaha abantu baje kuguhingira, kuko umuntu uguhingira mu murima kugira ngo uzeze, nta kindi kintu kibi aba kwifuriza. Niba yifuza yuko uzeza akaza akaguhingira kandi ukabona imyaka ireze, urumva umuntu nta kintu kibi kindi akwifuriza. Niba ufite ibiryo, niba ufite amata, niba ufite igikoma, ugomba kumuha akanywaho, kuko atashye akaza agasanga murahishije, ukamubwira uti rwose mwakoze genda. Icyo gihe ibiryo birimo bibyigana mu nzu, nta kintu ukoze. Ejo hanyuma ukazabimenera ingurube cyangwa se n'imbwa cyangwa ibindi bintu, cyangwa ukabimena mu kimoteri muri poberi. Menya yuko ibyo ntabwo ari ikintu cyiza urimo gukora, ntabwo ari umurimo waguhamagara uri gukora, ntabwo ari ubutumwa bwiza urimo kogeza. Ahubwo nimba bihari ukabona uwo muntu araje rwose, nimba bihari bimuhe rwose yirire, nta kibazo. Niba avuye mu kazi, menye yuko akeneye n'amazi yo kunywa, numuhe ayo mazi, nabwo uzaba ukoze umurimo mwiza n'ubutumwa bwiza. Azaba avuga ati nabonye umuntu w'Imana. Icyo gihe rero ni ubutumwa bwiza uzabuvuze. Si ukuguhinga gusa, n'indi mirimo. Umuntu niba aje kugusura ukavuga uti ndamuha ibyo kurya, cyangwa se ndakira umushyitsi, nabwo ni umurimo uba ukoze. Ni ibintu byinshi wakora ukaba urimo gukora umurimo we yaguhamagaye. Imana ibahe umugisha. Njye twaba turi kumwe, Ndacyayisenga Eric. Imana ikomeze kubana nawe.